mana yanjye ibi bibosi byaho nabyo byanduza ahantu ukagira ngo ngenzi yivumbura umunsi umwe nigende akase najye wacu kurya umushogoro hano ndya agafiriti nta kintu bashaka bazamkinagaza ariko njya nirira akanyama n'agafiriti n'ubundi nasize mu rugo mareba ariko ndabirambiwe umwana nawe bahungu koko bahungu muri iki gipangu n'imbwa pe n'imbwa nabuze n'umuhungu n'uwo wanyuze mu cyuko mba nifitiye jya kureba kandi bazanye buriya mabuja umunsi umwe njya mbona anyirebeshwa ukuntu hari igihe azasanga intare yangu hari igice kireba bimbabaje ese wabyutse mabuja kuri kumusho ubu boss nsanze mfashe gutya yabifata ate kuko sobona uruzi ko nawe bamukeneye boss baragiye mu kazi ese oya ibintu bihindura ibaze boss aje akansanga ku mabuja yahita nyirukana kandi gusubira mu cyaro abizi ni ikibazo nta kintu nakugira ariko icyo bimenyekana ase mabuja nta kintu nakugira mabuja ese wari ese mabuja wari kuva mu hasi gufasha ikibazo cyo kongera cyangwa byasubiye umwanya kuri umushobo kuje ujye ubimenya boss amfashe ko ibaze ntacyo yakugira ase mabuja boss ntacyo yakugira wajya boss uzagikana kuko mabuja